mbega we Gigi we arasebye we umuntu wamushutse ngo akine game yaramushutse we Gigi uranshimishije iri joro mazeho ya hano nabakuze gambe ngiye wakunze sha uzagaruke niko azako yakuze uwo muntu uvuze n'abakuze Cyembeze ntabwo ndi kubisoma neza birimo birazamuka bibi byivanzemo nibyo muri game nta muntu ukina game ngo nuko ari mwiza ntago byo bikora nta muntu ukina game ngo nuko ari inzobe ntago ibyo bikora nta n'umuntu ukina game ngo gituma kurusha abandi ntago bikora hano game kugira ngo ukine game mayidiya kugira ngo ujye gukina game Gigi ntago ugomba kuba uzwi mu gutanga igituba warafashe imidari mu gucuruza igituba kuri online no kuba pasteur ikintu gikora Gigi ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite ikarita ya banke umva uri charginga ugakanda ku bantu wamara kubakandaho bano bantu bose bari bagomba kuba arabakanzeho none wowe rero uzwi mu mudari wo gucuruza igituba kuri pasteur Akim ni huzwi niko dede hano rero Gigi yafashe umudari mu gucuruza igituba online sibyo gise no wowe singuyu ntago uri kumubona hano hejuru ko akinye game agatsindwa kore none ibintu by'amagame n'izi nje mbibona gifasha ajya gukina game we ajya gukina game azi yuko azwi mu mudari wo kugira box game arifata ajya gukina azi ko umudari afite nukuba acuruza igituba arifata nawe ngajya gukina game zikinwa n'aba boss twese turabizi dede ndabeshya cyane nanjye ntago ndagafata my idea ningafata nanjye nzajya gukina game harangije ambaze rero gufata umudari mu gucuruza igituba ati nanjye nkagenda gukina game ati bagabona n'ikuza nabo bakankanda uko ko sibyo byakora igise no waye ko namuzi ariko Gigi ko pastor Akim ntago umuzi bako nyatari gusa wari uri icyo gihe di iyo nkuri baho umuntu agatosa pastor Akim Yibutsa ka SMS kavuga ati ngo kubona natose. Kejo na bumvise bashaka kejo ni na. Ikibazo kimaze bite. Ibi comment yashyize munsi biri gutuma tuyisomera izo bari kwandika. Arategera twiganira ibindi byo wakabi. Umva. Ngo yatose umusaza. By'inuza mu byihorere ibyo nta nyungu umubiri k'ibyo bintu. Ndakumanura nubwo uri inshuti yanjye ndakumanura. Oya naje manura. Bacyanitse bikuri mu biti. Shushu. Reka twumve ukuntu bacyanitse. Olivier bimeze biti. Ubiri. Ata twibwirire ibyo bintu bya Gigi. Umva John mureke ibyo bintu. Gigi ngazwi mu biki wakabi Gigi yari agenda arambaye neza yambaye ikintu kiza mu mutwe Gigi yari ifashe aragenda asuba kwa pastor mugabo kutujijisha atatubwiye story za Gigi amaze gutoha aragenda aratoha ku online aratoha ari inyaza aratoha kuri pastor aratoha ko no ufa atifa ubuko bwange cyakaje cyo kiseke yaramo umva kuki wabuze mu bintu bya pastor uzi ko pastor Akim yatoje Gigi agatoha umukobwa aragenda aramamara koko kuri social media ahantu hose kumbuga nkoranyambaga za YouTube TikTok reka sinakubwira Gigi abagize sinumva no muvandimwe wawe simuvukana ngazwi mu gucuruza iki igituba Makejo ubuwaka yo mangi ndumva yaramana manye noneho rero arangiza amaze kwamamara kuri uko gucuruza igituba aravuga ati nkajya gukina game rero n'abantu bansweye babandi nakamanukiye kuri online ko sinubale dede era banguka sheri uzi ko Gigi yakinye game agati Angela ndebera hano ukuntu Gigi yabaye wanyu ndebera Gigi we ndebera Angela reba Gigi reba nyuma yo kwamamara mu gutomera kwa pastor Akim Angela ndebera Gigi uramuzi ndabona yagize ngo 13 ngo
sha baramanuye gusa ubwo mwazamuye Dede akatubwira niba uko azi ko arimo kumvangira n'abagiye bari kuvuga ibintu agahita yumva ko ari abakuze gusa. oya n'abagiye ntabwo Dede harakara karazemo Congress itamumanura. ahubwo nazamure Gihozo content niba akiri ngaha nizeye kumubona. kamanzi Gihozo nizeye ndebe kumubona hano. Angela be. Angela ni Abantu gushaka bumva kukama ntacyo batwaye nibazamuke. abantu bumva ko baje kuvuga ku kintu kijyanye na Gigi munsharingiye Kim Gatema ubundi niwe ndi gushaka cyane Ese ko mbonye twagiye muri comment turangije mbonye batse Gatema bamutukiye. Nawe ngo yarahari. Nk'umuntu ubu nukiri umukobwa aba ari seriye. muve kuri Gigi mwashya nomwe n'ubundi witwa Giselle uri mwene wabo niko n'ubundi nawe witwa Giselle reka Wamujyanye nawe namujyane mubwira mujyane bose si bamwe ariko oya mureka bino bintu tube seriye mureke tube seriye n'undi muntu bitazamubaho atazagira ngo tuba hano kigura amakoyini none se Kejo Yo ntaberi nakubuze Kejo Gatema uri ndamutakunze reka turebe. iyo umuntu ashaka gukina game abigenza tubwire abantu bataraha bashaka no kuzakina game iyo umuntu ashaka gukina game bigenda ugomba kumara byibuze cyumweru nawe utanga ibintu bifatika. Ugomba umaze igihe utanga ibintu bifatika. none rero waracuruza igituba kuri online bakamwishyura umudiyasipora ahereye Rwanda kukumba akika telefone Cyangwa turabo gusa. tuba ku online urumva unoza ngo Malawi yose ngo yaramurongoye ahantu hose urumva Ariko nyine cyako munye ko Gigi. umuntu witwa Gigi reka nkwerekeshe reba Gigi Account ye ni iyi. ndeberagiye gukina game we ndeberagiye gukina game reba yababaye wanyuma seje ndebera Afite 13. ubwo ngo ni target ibumbi 100 ndebera hari umuntu witwa Jojo wabakubise niba ari 100 mwashakaga. Jojo ni uwambere Jojo yagize 100. Reba musenzi munsi watutse Gatema sha. bahise batumyutinga Nigigi watutse Gatema. Nigigi watutse Gatema y'amavuri kwabwa ngo mushari ngaze hano Gatema nta musharinze ntago ari kuza wasanga ari kuyindi live. Nimba hagira umuntu mwandikira message Gatema rwose ubu ngo baje hano byaryoha badutukanye nanjye bahise bamyutinga nanjye namubajije ni wakubetse kukunze bwe ko Reka mbimuye kuri WhatsApp. muhe kuri WhatsApp mubwira uti ngwino hano mwinigure we na Congress Gigi yabatutse none se niko mbwira kumva rero sheja rero nakubuze sheri nakubuze ngufashe urugamba kagira inkuru nyine ubu ngubu ni inkuru zinyicaje aha makuru ngwino hano twishimira ukuntu Gigi yasebye umuntu ni gutatoha yarangiza yakumva yuko mu gutoha kwe banza wumve ese wabonye video na postinze kuri Miki views yagize yaje njyana Kim baratumyutinze agahinda karanyica ndavuga ni gute bashobora kumyutinga bakatumyutinga yewe bose babamyutingiye iki we Ngaho zamura Gatema dore ngo yaje. yewe kamuzamura se hano baratumyutinze nanjye ninjye wamutange ndamaza ni se umva ubundi mu byukuri uninde wabubwiye kukunzwe abaravuze ngo shut up Kim Gatema nawe sinzi icyo amubwiye ko bitazamuka Umusenzi ufite Gatema koko amututse n'ahari ngo tumwatake. Hari ukumwataka birenze ibise hari ukumwataka birenze ariko nimba ariyo wanje yarinze ngiye nsanga bafunze ntabwo ikiri live watsinze iriya game yarangiye Gatema yagiye Harahari Gatema kandi arimo no kwandika. none se ari he ko ntari kumubona ku mwendeke Gatema zamuka mwana. Nyongere yandike. ariko baratumyutinze Gatema ntabwo nari kwibyihangana rwose ukuntu batumyutinze twagombaga kwishimira ukuntu umuntu abaye iwanyuma
ntabwo ndi kumubona ndamubonye arahari. ndamubonye namwembe yaje mwembe mato do ndebera niko gate yitabye Ndeba fona munsi ukuntu yamututse munsi se nk'agatema w'agatema niba ari ibiki. wagate mu bwonko ngo wakizimo njyewe nanjye namututse namubwiye ariko ndi wakubwiye kukunzwe never give up amyutinga mu minota oye kose ninde wamushutse ngakine game nukuri gate banzuze hano mbwira ukuntu umuntu amenyekana mu gutoha kwa pasteur Akim yarangiza ariko she wundi nkuru urayizi uyu muntu atoha ayibaza nkubwire ngewe kiriya kigore niba cyaragize ngo ngewe mfatanyije n'umugabo we uriya mugabo uriya mupasitiri sinzi ikibazo uriya mugore amfiteho ntabwo nanjye ngewe uriya mupasiteri aho mwagiye gutohana nari nkufatiye telefone aho wagiye gutohana hari amayasha asa umukara ninjye wagutumye wa mugore uranshaka hiki ko nari mu rugero rwawe ko hagiye wambwiye ngo ndakagira ngo hehe ngo kwa mama nibe nanjye wowe aba wabyaye arimo bazakwitemera muri aya mayasha yawe y'umukara n'urukariso rukwedutse nta soni wowe ugiye gusaza mu bana bataraba uciye he mu bapasiteri wabaye kivumwe nta hantu na hamwe utataye ibara na hamwe gigi nta soni mani irabwa nayo ngo ni nevihisi imyutinga niba ari isigaye kurongora mugende mu biganireho agatoha kwa pasteur aiza akamurekera isi myutinga iramureka arandika niba ari mwe musigaye murongorana mugiye murongorane ku giti cyanyu muba mwagize amagame tuba twaje kubera abantu bacu ntabwo tuba twaje kubera mwebwe urumva none se gicucu ngo nigiginya kugigira nyina oya nyagutoha mu bwonko nyagutoha kwa uyu se ninde uvuze ngo nawe usanga gigi wagiye ugasa nkawe se wagashira nko mu nyo y'inkoko twebwe se twari wenda ngo nta nkumi yigaya igenda utuyatwe twikoroze twebwe ntabwo twikoroze kandi koko nta wasanga uzagaye nyoko nyine nta wasanga gigi wikoroje na mukorogo zikanga kumufata nta wasanga we kandi nubwo turi ibivumwe nkawe twebwe genda uturebe sheri genda urebe ukuntu dusa twebwe ntabwo twiteye mukorogo abo muri comment ntimubiteho oya abo muri comment turabamyutinga abantu batazanywe n'ukuntu umuntu ajya gukina game atazi kuri charging ibyo ari byo yirirwa acuruza igitubano line no kuba pasteur ahantu hose turabyamaganye teza wakanise muri comment hayi nkako kugira moderator umva reka nkubwire Jo nawe usa nkawe nagenda amenye abo basa urumva ngewe azi yuko ngewe uriya mugabo ngewe nereta azi yuko ngewe yabonaga turi bigoryi ku buryo se ashaka kwamamara nahame hamwe niwe wabyizaniye ku karubanda niwe wicaye aravuga twebwe nta kosa twakoze kuba twaravuze uko tubibona urumva andika muri comment nkugire moderator hagarara isi mwote irangiye cy'umugore ubu wa mugani zamubanye ijana urawe zamubwiye ko gukina game zageze mu bwonko urazabaye ijana ntamenye uwaruta n'umuruta zabaye igihumbi usiko wagira ngo ndi umugore mugenzi we wagira ngo ndi ku isoko nawe usiko aba yamize ahantu hose ngengana nawe ngengana nawe y'amasohoro wavuga nk'imfura yawe mbonye y'amasohoro yayandi yarwaye bwacya biravuga ngo yabaye menshi uriya ijana zararenze arandavura ku muto n'umukuru abantu bamyotinze bafata comment baramizana babaje ninde wakubekeye yuko ukunzwe muri imihanda nyuma yo kugenda ugatohera kwa pasteri umva ngewe ikintu yanjijije we ngo kuba naraje ngo kandi ngewe chat niyo nazishyize hanze ziriya chat batanze nazishyize hanze ariko sinjye nyine bazihaye ni ngewe watanze ziriya chat nabimenye ziriya chat watose ukuntu wari waje ukifatira abantu wigize iki ubwo njye numva ari gusesengura we ariko abantu ni ko kwa mugare nta muntu wigaya ejo bundi sinzi biriya harya ni ibyande bari kuvuga nawe ariho ari gusesengura we nari namubwira ati
aka kanya uriyibagiwe nawe turanga turi kota imitohere yawe none nawe wicaye ku bandi yahise atuna umukara agenda dore ndebera arifata agatoha rwose arifata agatoha imihanda yose waboze ni wowe gigereka mu bwenda bizi niba uri n'ahangaha niba bafite n'abaguha uwaboze ni wowe waboze udafite aho uborera wageze mu bapasiteri wageze mu banyonzi wageze mu banyakenya wageze harya hariya ari aho hose wageze wahageze utandariza amaguru urumva numenya aho ukanitse numenya aho ukanuye rero njyewe sindi ku isoko nawe singana nawe niba zuzuye 100 njyewe nayo mfite icyo nagufasha no kujombamo ibiti urumva ibiti byo nabikujomberamo ubwonko bukagaruka ku gihe gatemo bwibagiwe nk'uko wibagiwe iki wakubyaje bwa mbere cyangwa wakurongoye bwa mbere aba ari kunyibagirwa gatema umva nzagutema mu bwonko wa mugore we witukuje uzongera usubire nk'umukara umva uzamunyuza icyuma gishyushye mu nnyo ntabwo muriyubaha tuzabubaha mute namwe mutiyubaha wowe kugura kuri ababyeyi ngibiki umubyeyi uca kwiyanika ku karubanda se ko waje gusambanira ku matelefone tuzabura akagerushamo oya ko yagiye kwiyandarika uko yatose atohana na pasiteri yego weya nyine ndibyo mbavuze mwarangiza abantu bose bakigira ngo nta mubyeyi umubyeyi ujya kurongorana ku karubanda akaza kwita ku karubanda iyo utaza ngo ujajwe twari kumenya iyo mitohere yawe hari uwo mupasiteri hari ubwegeze azanga avuga ngo gigigurya so wowe waje ukiyanika ku karubanda ukiyanika uwo mubyeyi niyeho umwana wazavuka akabona rurara ukaresa n'amayasha asa amavuta wikoroga hari ayanze kuhafata rega sha amavuta afata mu mata akaba ari ay'abakire umuntu uba wahebye ntabwo umuntu yajya kwitukurisha yitwaje inote y'ibihumbi 10 ngo bikunde nta soni amavuta ujya kwikoroga wazagiye kukoroga muri kariya kabi kawe yes nako ko kasa neza ariko uzi gukora uburaya ushaje ukuntu ari bibi wangiza ukajya gukina game ngo bagukande amakoyini kandi ucuruza igituba kuri online ubu se wari gukandwaho nanjye ko abantu batsinda amagame ari aba diaspora ukaba wirirwa bacurikira agatelefone ngo baguhereze mbareke musome comment nyecuri itimenya yashaje yakukuye iyici kukurira yerenge gatemu nze wa mwaku wagahinda we kariko kakwangaje njyewe singumenye uri hara wihananitse uvuga ubusa njyewe ko naraje nkavuga uko mbyumva niyo mpamvu wicaye uvuga gatema si wowe waje ukitubarika hari ukishinanura ukishinarika uri kwivuga njyewe nigeze nkutuma ngo uze uvuge imitohere yawe nigeze nkutuma n'umunsi n'umwe ubu niba baraje ukitunarika ukavuga imitohere yawe abazayivuga tuzapfa weho ahubwo sharinga Natasha Kongre wowe ugura abantu ngo baze bakuvuge neza nyuma ukanabambura nta soni ufite wa mugore we ntago nasharinga njyewe nonango bikunda ni musharinge na iyo uri umwaku upfa wangara nk'umwaku iyo uri umwaku upfa nk'umwaku urenda ndamwihorera none yagize n'imbwa iragenda urandika baratumyutinga bazi yuko ari mwebwe rero bafite live bonyine muzika yimwe mugira live ntago twari kubyihanganira njyewe nyise nkora live ndavuga nti kuko namutange ndamaza ninde wakubije wereka mbabwire abantu tujya turengana uyu mugore se wigiye kwicara hari akavuga ati wongeye ngo paseri yanyeretse yigeze tubwira ibyo gutoha twebwe nk'abana tuba twicara ngaho abantu bagaca inyuma bakatwihera amakuru tukaza kumenya ko yatotse yasheze baza kumwima amafaranga nyuma yo kwerekana uriya mukariso w'umubore akabona kuza kubwerabwera hano ku mihanda si wagiye ukitanyaguriza bakuba amafaranga ukabona kuza njyewe uriya mugabo uri kunshinza wigeze ubona njya gusengera iwe
wigeze ubona n'umunsi n'umwe ndamubwiye ko game zikinwa nuko watandaraje ugatoha ndamubwiye ko game iyo watandaraje ugatoha baza kugukandaho umva kamubwire rero gege niba rwose turadukoye ni wanavanyemo genda ugure yandi mavuta ujye kukaraga muri ako kabi kawe urumva ujye ugenda winukirizemo uko umuhumuro nako umunuko niko agatema nuka Mugani mwazanye ifoto ye mukayishyira muri screen tukamureba. Niko nuka. Cheja. Oui. Yenda munshakire mundire screen umunzanire hano. Umunshyirire ho Gani wakejo wakabe wandi mwazanye. Ubanguke. Uriya mugore arakabije. Abantu bose bari gusaba ko ifoto ifashe kiragenda. Kizi ko ahantu hose kigenda cyahaneye kiragenda kikagura abantu mani ibaza umuntu wifata sheri buriya yuri umwaka upfura umwaka nta muntu wakabe urumva ukuntu gatemwa abaga gatemwa abaga nta kintu nta muntu urukundo yuri kivumwe upfa waravumwe uzo umuntu utuma kumyutinga wanjye kabyigamba kandi ariyo munyamafuti Kanu ni kabi niyo mpamvu no mu mama nawe ya Austin akaza abaga arakamuhaya kiwe mwana no gucuruza umupuro ni mwana kubera gefuti ngacuruza umupuro nazi ko ari mu mweji wese sabyivugiye none wereka mbabwire yari kubwira ngo ngura difata yarabyivugiye kuri kwa Godifata ngo ngengo na pasteur unyereka mwambikati pasteur wamuga none n'umupuri we wakabara bitumye na gift nazabona wakabara nta mpamvu kugira ngo bahereze igisambo mureka mbabwire mw'abantu muri umuntu ashaka gukina game aragenda akaricaginga akamara igihe aricaginga ibisambo ku mihanda yarangiza urumva akavuga ati ngiye kuzajya supporting abantu mu kuri muramubazi yaba yarazamutse oye kandi wari mwana kwesha kandi gakaunti nago yawe nase basi mwatweretse ifoto ye mwana ngarira ko nanjye yancuruki bagiye kuyiza ntago yatunguka wari kore ni ikigoryi rero yuba indayishaje n'ubwenge menya bugenda agatema nawe urabaga mwana periye n'ubwenge buragenda Nge nari nkuzi mbere na mbere so wiziye ku karubanda ukavuga ko wagiye gusambana bakakwambura ko watose si wowe wiziye ku karubanda ukidundarika hari ushaka ngo bakumenye abantu bahemba kubera izigifite ku byo wacuri ku mupuri bahemba ngaye wewe yagiye kuwucurikira online ngo bamuhe amafaranga asanga uwo muntu ni umuryabarezi nawe aramubwira ati makuru mfite ariko ngo azajya kwa shangazi ngo ntabwo biciye mwana menye no kugura udukariso tugezweho ufite ikigezi wa mugore we amakuru mfite ngo niba wariyemeje kuba indaya online ngenda ugure ntabwo yagiye mu rubohero kwa shangazi makuru mfite ntabwo yagiye mu rubohero kamubwire gigiye kamubwire ukuzimu nawe muziriya ndobo ziramusaba turamuhuza na shangazi rumva gigi wowe sinzi niba ufite nyoko ariko niba udafite nyoko abawe bazakwitemera mu kabi urumva naye nagushubije baramyutinga ngewe ndamufite urumva wowe uri ikivumwe abawe ntuzi aho bari urandagaye warangaye ariko niba udafite nyoko tega abawe basatureyo basature muri ako kabi k'umukara kananiwe gufatwa na mukorogo we ahantu noneho birasaba bakumanyura abo waneye abaciye aho ngaho nibo bazahaca bagutema ngaho birasaba ko pastor Korodas urumva abaciye aho ngaho nibo bazahaca bagutemamo hanzwe no gufatwa na mukorogo izafatishwa abawe bagutemamo abo wanyujijemo yumvishe ikintu kiduhira navuga ati ibintu birakomeye kuba satuye afite ibafu nagasatuye aramwayuye urasatuye aramwayuye kuri ba bandi harya bitwaga bandi ngo nabonye ikintu cyasomye gatima noneho afite inkoni y'icyuma pe oya reka mubwire yamwayuye mubuye face to face wabagute reka beza ashyemo ifoto ye tumurebe ntago tumuzi uretse nge nahurira hehe nawe nahura mwana simura mama mwese genda umugore
kandi ariko avuga ngo uri umugore ngo ufite abana bakuru wabajyanye mu cyaro mwana. reka abivugiye he? Ayo makuru ndayafite. oya yambwira umukobwa niwe yahagaze. uko ngukasa siko kabiri Gate muzaniye amakuru ndaremvuye kuri live yiwe ko ari muri coding Muri kodi. ngo ugize nk'umwaka umugahura ngo nibwo wamenya ngo Gigi ninde. singese murabona Muri kise mwana. ngewe Muramufa kuko aramuvuze. Umugabo we muramufa kuko aramuvuze mwiyumvira uko. Ariko amakuru mfite ngo cyabaye basimwana. Inkuru y'imbarirano ngo umwikwege imbere ngo watangiye umwandikira ngo umuguzi 10,000. ngewe Gatemo Wiki iyi mayibobo Bitubwira neza. 10,000 nguko turi hano twese turi kumuvuga ngo ntawajya ngo kunuza yiwe. mayibobo Wowe baramwandikiye inbox ya TikTok umwaka 10,000. ngewe Gatema najye okay reka nkubwire niba ari nahangama Gatema ngiye kwigwa ariko ntuzajye kudusebya mwana. mbere na Kenzo arahari ngewe sindi Steri turavanga tugwaye 10,000 ako ntagasuzuguro. Oya uretse manze mbabwire uriya mugore niwe wamamagaye ajya kunyereka amata akasharuye ngo ntago ari we urumva niwe ngege no mu buzima sindandikirana nawe ngiye cyagiye naramuvuze aca inyuma ajya kwaka nimero ye Kenzo ubwe niwe wanyihamagaye uwo mugore simuzi namumenye hari ari kwihananika rero reka nkubwire aho ubera ikigo ryaho ubuzima bwagucangiye ubwonko bukagenda bukisobeka numenya n'umuntu wowe yafunze hano kari mu rukiko mwana yafunze reva kaza. Ntabwo yahagera. aho nakumenyesha ko waje kwiyanika Uru rukiko turarwikudwa ikirenga cyane. we reka mbaze nadarapi Ntabwo wajya kuri revo yiwe ngo amagambo yose wavuga ngo afite inbox zawe ari kumwakanga 10,000. yego nazake pe njye nazidarapi Reka nkoresha indi phone ndebe ko yazidarapte numvaga babi kumubwira ngo azidarapte. Umukobwa nawe ufite amakuru ugomeza ucengere. TikTok nayagira nicyo nshinzwe. Sharing Kenzo. Umva utagenda ukajya muri comment ukandika beri uceceke ntabwo nandika ubunda nasubirwe genda ndeva anamimbire gusa niba ugende nk'umushaka amakuru reka nkubwire no kuri TikTok niwe reka nkubwire na nimero yanjye sinzi aho wayikuye kugira ngo ujye kunyandikiwe ushyireho video uri kunyereka nka matako yawe amarenganya we nuko ngereho Gatema niwe wanyihamagare niryamire ngo Gatema ngo birangura mpasene ngara kugushuka ngo reka ngo ngiye ngo nukunsa kubera ko yumvaga ari ngiye uri kumubaga aramamagara kugira ko niwe mu pastor apfuburiza online mwana ngo nsubirayo ngo njye kumuvuga urumva ari wewe sinzi nanjye aho nimero yanjye wayikuye wa mugore we ngiyewe sinigeze nandikirana nawe ngo nkuhe nimero yanjye naharura hamwe nandikiranye nawe uwo nshuro ya mbere Gigi nuwo nguri muri screen niwe warihamagariye nazi ngo nimero yanjye uyikuye uhita unyibwira ngo uri Gigi uhita ushyiraho video utangira unyereka amatako yawe narakubwiye ni kunyeretse amatako hagati y'amatako nzi hasa gute ndibwirwe n'iki Gatema urakoze kubitubwira semusiyo yararangiye mwana urumva njye nuko namubwiye ndamubwira inshuti ziravuga ati wowe bireke naramubwira ati wowe njyewe umamagaye unyereka amatako hejuru y'amatako kandi njyeho nabonye video ni hagati y'amatako nyereka no mu matako ndebe niba atari wowe uhita uko uragenda ndakubwira uwongera ugaruka wirigira ndakwanira kwani ndabwira ni nukomeza kwisaza ndavuga ukuri amakuru mfite ngo mu rubohero ngarenda kujyayo
urumva naramubwiye ati ndavuga ukuri wowe gigi njyewe zidarapizo cyatumye uretse nawe gigi uretse nawe reka mubwire n'ikintu uri kubeshya n'abantu tumaranye imyaka ahangaha nta n'umwe wari wumva amubwira ngo nguze amafaranga iyo ubeshya n'ikindi n'abantu tumaranye imyaka hano kuri TikTok nta n'umwe urumva amubwira ngo nguze amafaranga sinjya nanaguza no mu buzima bwanjye ariko mwana ngo uritunze iyo ubeshya n'ikindi iyo n'imimbira n'ibindi uvuga ko nakubwiye wenda nk'ubutiku ariko ndi kumusacinga kuri telefone bakamunyima reka imbwa zimwe oya ngo umupuri we yerekanye ngewe yampamagaye sinzi ngo nimero yanjye yayikuye urumva ngewe nimero yanjye sinzi naramubwiye nti se gigi kunyereka amatako kamatako yawe ngari hamaribori ntabwo nandebe no hagati yakikwereka se mwana ukajya kugushyiramo kokombure ngaho da n'umwe kandi uramushimye ni mubi urakenya abagabo mbamubwire gigi reka gusazira mu bana utabyaye ganira n'abagore bagenzi bawe bakubwira uko byagenze niba byarakurunze twebwe kuri kubaga nta kinyamwaka waraje ku karubanda turakota rero ngewe nta mugabo mpfa nawe sindi mu myaka kandi kabone niyo naba nanamupfa nawe Kongre ngewe uko ndi kumusacinga ku yindi phone niba munyereke urumva reba ukuntu ushaje reba ukuntu ushaje account andikamo gigi jitere kuri la live ninde utaravuze uko abyumva gendaza ngo navuze none avuga ngo kuri mugabo ngo ari angara umugabo ngo yewe n'umwaka kubona umupuri none se ni banga muri kumuporomo kana ngari mubishyure kambabazi ni banga yo turi kuri la live kwa Godfather ninde nari najyaho ngo njye kuri side cyangwa uruhande bari kuvuga ngewe njya ku rundi ruhande buri gihe sinjya ku rundi ruhande ugomba kubivuga uruhande bariho kwemeza ngewe njya kuruhakana baba bemeza nkajya ku ruhande ngewe bambwiye yuko ngo cyane cyane ngo kubera ko mumuza bikorera kuri Snap mwana indi bikorera Snap yugo gigi mwana ngo ntiyabikora kubera ko mumuza turajya na Snap ni mwibekera Snap yahinjije beri njyewe ndicyo nziramani njyewe umugabo kuba yaraje kandi chat uriya mugabo yazihaye njyewe na Kenzi urumva yahise twandikira ati n'igihe dusanga umuntu wari uri kwigira marayika mwumve ukuntu byagenze twasanga umuntu wari uri kwigira marayika ari we watose nibwo shati za natose zahise zisohoka ngiye kubanza mveho musharinga uwo muntu kugira ngo ahite amugeraho byoroshye akamwana ubu butasi muri kubukura none muhite mutwumvisha amajwi y'ukuntu hari gushya turashaka byabanje byo kwago dufata ngwashi twebwe ntabwo tuje ngo twumve live yabo wamugana ubu ntarica arabunda ari kubyumva ntabwo naza ngo ngiye kuri live ngo twicare twumve niba naze mvugana n'amafaranga afite yatwishyura reka niba ari umugabo niba arumva ari mukuri niba duhetere nankure bloke bametere mvugane nawe makuru mfite ngo aragutinya oya nanja nkure bloke niba ari umugabo nazamuke adarapizo chat nanjye ndarapi nanja amborokore gatema ikibazo cyane makuru yose niba uri mukuri niba utari igikenya niba udapfa ukubya mu matako mu bana batarabawe aba uri kurogotwera buri wese aca n'undi agacaho aba wishyuye bose baragutaranze nta n'umwe bose babanye nawe ku bw'amafaranga uhora ubahonga buri munsi wumve kuntu uri n'urucucu rw'umugore utabishyuye baragutaranga hariya ninde utaragutaranze ubundi mubase reka simwe muhari kuri live ibyo navuze ninde utaramutaranze guhera kuri ba Jessica bakamanuka ninde utaramutaranze n'umwe bose baramutaranga yaciye ruhinga ajya kubishyura cyangwa undi abanyarwanda umwe amuha amubeshya amafaranga
aramutaranga sheri Imana itaraguhaye urukundo n'igikundiro ntuzajya kukigura mu bantu. Icara hamwe wiyakire ko wanzwe, wiyakire kuri kivumwe, ufata n'umwanya urera abana bawe turigaragaza. ariko ngafite akantu uzenya abana bawe kugira ngo nabo bazasazire ku karubanda nawe. Ikibazo shangwa nitiyo yarega ngo yarangiriramo. ariko ngafite akantu uzenya kamwe. Ikintu n'umukara eko shaburiya Imana ibera umuhanga bura wakitukuza bura wagira uti ariko ngahantu ngajyanye n'akabuno ngo nago mukoroge igihafata. Ariko nawe mwana ngo nawe gukitana mu giporoso niko yavuze. Ende yakweretse ku mpande ntiyakweretse. Yaravuze ngo nawe ngo mu giporoso ni ukijyana mwana. Ndabivuze. Yego yica muri kwataka ngo gigida. Yavuze jewe. Gatema yaravuze ngo nawe ukijyana mu giporoso. Mu giporoso se ni he? None se ndi muzahanu nuye. None se ahubwo Gatema urutondo ravaje mwana. Ese base uri kuvuga aranzi cyangwa abona ngo arakuzi neza ngo nizo karitsiye uvuga zirenze ngo naye ngo ntago ari utuye. Noese Gatema atuye mu Biryogo. ngo muri amazi y'amadebe mwana. ngo nuye hehe mu Biryogo muri amazi y'amadebe. aho niho nuye ntago yababeshye. Ngikindi ngo cyakoze ngo zikwirirwa ku muhanda abagabo b'abandi ukabajyana umwe. Okay niba njyana abagabo b'abandi unatwara umupasiteri wakwimye 100,000 ngo njye bime bimfashe iki njye nkoresha amayero Gigi niba uri mwana kakanje ujye nkoresha amayero amayero 50 yakuviramo ibihumbi birenga 100 uzaze mbiguhe ariko mbane muri ako kabikaza. Gigi wowe na mwaka ase harya kira gihugu abamo ni hehe yumva ko ase yuza gutura nko muri Amerika yuza nko gutura nko mu bihugu bya aba mu terambere aya mwana yiruka Dubai ngo n'umuheshe igihugu ari basi muri Afrika bajya Dubai ese umuzi nagura yajya Dubai kuri ngo niwe yirirwa. Oya ngo umva hano muri message ngo none se ngano hose Gatema bango ntiyakira message ngo phone ya Gatema ntago yakakira 10,000 turutse kuri Gigi ndababujije. None se Gigi oya none se yanyoheza amafaranga mu buhe buryo? Asubo Gigi ni abafite ubutunzira katurebe. Malawi si muri Afrika. None se Gigi sheri guto wabonye Malawi. Gigi rero ari amasura abonye mwana. Gigi ne wabonye Afrika ifasha Europe. Nyamara umwana afite ibiceri. Gigi numiwe nukora aravuga ati mwese nabamwesha paka bukeye. Malawi wowe uracyari muri Afrika. Ibihumbi 10 ngiye Gatema nk'umwaka 10,000. Ibihumbi 10. Kandi ibihumbi 10 nubwo byangwesha imodoka yawe mwana. Imodoka yawe 10. Abayera 3. Nara uri kuvuga ngo ba mu giporoso ariko TikTok ni mukatubone hano ngo mumbe ngo tuzi Gate mwana nawe wariteretse rero ngo n'ibihumbi 10 imodoka ni yabe ngo urumva hano TikTok ntago tuziranye ntago mutuzi nimukabone tuza tuvuga ngo mugengo n'ubuzima busanzwe bwacu mwabumenye gigireka nkubwire icyo nagufasha na suni giki nuko kongerera amavuta Gigi njyewe nago mfatanya n'aba bagabo urumva niba ujya mu bapasiteri njyewe sibonjyamo urumva ikindi niba ushaje yakire kushaje niba ubona abana nkatwe dufite skwaga waturetse kutubyaye uzi ngo aruhora nagahora gahanze ciri tuza Igihe cyawe wagiciyemo abo bagabo uvuga ngiye mpfa nawe kuko niba ugiye mu bantu bangana 100 ngiye Gatema murahehe nawe mada ko nakumenyuje kwa Godifaduje kuvuga kuntu bagucurikishije bakakwambura nanjye nkabivuga uko mbyumva njyewe nziranyehe nawe sinakumenye waje kwiyanika
ese ati nashaka kubivuga nakumenye abantu bari waje kuvuga kuyanika ariwo abantu waje bari kuvuga ngo story Gigi ngo zawe. yagutunga ngo umwaka wose. ariko se yarangiza akajya gukina game nyuma yo gutoha atohera kwa pasiteri Akimu umva we ni heza oya akamba ni heza Mbese ko ari kuvuga akazi kose naba nkora ngo njye Gati harimo aravuga ngo ufite perike ku mutwe akatanga isomo Sheri oya Gate. hano ariko TikTok we Gati aravuze ngo ufite perike ku mutwe hanyuma ngo niba ufite nakora umusatsi oya naturere reka mwana. mubabwire niba nakora bivuze ko ngigari ugomba kuntunga cyangwa uragicuruza. niko Gigi nyuma yo gutoha yumvaga yuko gutoha biri mu kandi y'amakoyini yabanza akaricaginga akabanza agakanda ku bantu yumvaga ko akaba uwanyuma niko kumupuri wabugurisha yumvaga ko biri bugende gute buri Kusubu koko video murazifite. Sheri ni heza njye ntago njyewe nje kukubwira akazi nkora kandi nta nuki ushinzwe ku buzima bwanjye ushinzwe kuza ukumviriza ibyo mvuga warangiza ugaturura ntawagusabye ngo uje sindi mwirondoro niba mimerere niba ari irondora mimerere sindi hano ngo ucime sindi hano ngo nkunde so biba byiza wumvisha utashaka Ariko ni heza mwana ni heza ngo afite akaboko karambuka. wumve uturure hano nta waje nawe uri kuri internet yawe muka kubwire umuntu yitwa Igete ngafite amakuru ngaramuzi Igete ubwire uyu mugwagasi tumyotinge ubwire ibyo uyu mugwagasi yaba aruzi Gisele ntago wakabaye wirushya uvuga Gisele aba mu mwami utazareka Malawi none koko bantu bitahehe aba mu nkambi yitwa Zareka Malawi n'abana be batatu none ari kubekera ko imungu amukujije 10,000 umukarita surara mu nkambi abakobwa 2 n'umuhungu umwe byose afite umugwagasi none se abayeho gute muri Malawi ntago ayo mafaranga abavuga nyine just ni ugutwika kugira ngo nyine abantu bo mu Rwanda bumve ko yagezeyo ariko just nta kintu afite Ya amakuru mfite aracuruza mwana amakuru mfite aracuruza mwana acuruza makeup acuruza igitugu oya ibyo ni n'ubuzima bwe ariko ntareke kumva ko abantu bose babaye mu buzima nk'abamo Congress yivugira ibyo nagicuruze urumva nagicuruze oya reka mbabwire nagicuruze ahaba ariko nakabinda gufana mani twese tubayeho ubuzima bumeze nk'ubwiwe ayo mafaranga byaba ni nabyiza Gigi umuntu ufite amafaranga ubu ni nubwo azano kwirwa yigura ayo mafaranga mani hari abana bashonje kugira ngo wirirwe ugura urukundo mu bantu hano kuri TikTok umuntu uri kuvugira kuri telefone kugira ngo umugereho bizagusaba iminsi irenga 7 kandi nabwo watanze amafaranga arenga 1000 bingahe by'idolari kugira ngo ube wanamushyikaho ruva buri guta umwanya wawe icyuruta nzajya muri Malawi niba abantu batagukunze ukundwa n'abana ku muhanda yamaraga igashobora kuza mwana karambura akaboko urumva nakarambure nyine mu bantu bayakeneye nese ari kwirwa gura urukundo ejo tubane kuma amafaranga ejo nutayama ngutuke ngo bimumarira iki yakoze umurimo reka nkubaze niba afite amafaranga kandi hano umukiruza kuvuga ubusa hano tuzavuga mwana mwana ashaka kuba yibera Dubai Malawi nawe ukumva kuri mu gihugu baraha downloading Malawi ako se mwana iriya nzobe urabona ari yina inzobe se muri Kongo ntibayigura niyo ari mukorogosha ntabwo ari inzobe sinakwizera nawe Sibyarata rurorata mbaho nibaza ndi gusaba umuntu uri muri Afrika we ngoma amafaranga akamwe gatema nawe urabaga gerageza shiremo imiyago bahari noneho Gigi basi yaba yanamvugaga Igete n'umuzi neza namutubwire Igete turabure mwana Igete twamubwira genda yahenyuko genda aya mafaranga 20 yahenyuka aragukeneye urumva ngewe sinakuneye ngewe nta hantu nziranye nawe amafaranga bwawe cyangwa niba uri n'imbwakazi hari ubufasha nagutanze wanjye turawe uyu kandi ukabona ngenye ubwo busa bwawe 2020 ko ntabwo umuntu uvuze 2020 wanjye turawe
ko nta butungana n'abo wabwagwe niba utaranabwaguruka abo uzabwagura bagasanga naraguteganyirije kamuforoyinga shiri uvuze 20 wabona kari ifi yo kumurenge ariko karanga kabwejagura 20 barayamangara ngo hangara arageze wayohereje se tukara niba unayafite leta ayo mafaranga ndayasabwa ndetse ndebe urumva uwo umuntu wese andi kubusa aba biba byamucanze akaza hano kwirirwa bwejagora nane kandebe no mubebe ari amafaranga ne nayapangiye aragwaye arahita kubroka umva Gigi umva rata nkubwire Gigi ngewe Gatema sinkuzi wakabi sinemara ngo nzafata mure nawe sunuye hehe ngo nzaza ngo mure nawe yewe iyo biryo guryo bigabunuyemo baguha amakuru icyo nakwibwira ngiye nakumenye waje kwitaramika hariya urumva ngiye niho nakumenyeye n'abandi niho bakumenyeye nyuma tuza gusanga ko watose nyuma tuza gusanga barakwambuye amafaranga akaba ariyo mpamvu aruje gusebya umuntu urumva niba araje gusebya umuntu bikarangira ari wowe usebye ngiye Gatema nta mugozi nakoze nyuma nguze kukwiyanika hariya singiye naje ngo nkubwire ngo ivuge rero Gatema nyibagirwa nkuko utibuka wagutaye ubusugi bwawe dore zabaye ijana uri gusazira mu mana utabyaye wafashe umwanya ko ushaje ukamenya ko wabaye retired ukicara ukarera abana bawe wa mugore uri kuri rugugura ubohereza abana amafaranga ngewe mana yanjye wajya kurera abana bawe niba uri no mu nkambi wakicunze neza ukabaho mu mahoro Gatema urahe asereka tumugaruke umuntu aba ayababishe kwa Godfather kandi nabyo amafaranga kinagura mugore nani muzi ariko sinzi amafaranga abundabunda zazanye nawe ba Jessica bande bose bahavuye bavuze ati turamuka hano nabonye ko ari abafana be uriya mu mama afite faranga urumva aho ni bavuze induru nyine bavuze nduse ntibahoraho nyine aya nanjye najyamo ariko ngarihekenya reka mbabwire muri aka kanya njyewe n'inshuti ze bari bazanye zavuye zivuga ati Gigi turamukarabina ngo tuzi kabeshya si yaje akavuga tukaza gusanga ari we watose tukaza gusanga umugabo yaramwimye amafaranga amajije kumwereka none ngiye Gatema nagukuremo kiriya gikareso kimeze nk'ingezi ntagufatiye telefone nkurusha ubwenge ngo narakubwiye ngo ujya gutandaraza nari nagutumye wa mugore we ko natangana nawe wagiye kurera abana bawe niba ko kuri kuvuga ngo naranabyaye ngo mfite ngarya abana bangaye waretse ko nanjye ndi kurwana n'urubyaro rwanjye ko ni kurwana n'urubyaro wagiye kurwana n'urwawe nawe nakosha nawe uri kizongereze Gatema Gatema hari abana atamenyana nawe uzikata kwa Godfather se Gatema ari ahantu murishyuza mwana ngo ni gute pastor asambana pastor asa ni padiri uretse ko na padiri Gatema umunsi nawe Godfather gushutuka kimwereka cyaba pastor nyamu umunsi Godfather Gatema umunsi Godfather gushutse ukakimwereka nawe tuzakibona mwana ngaho ibyo ngibyo ni byawe nawe uzakibona uzakugisa uzavuga ngo iki ni cya Gatema umuntu wese wafashe gushyira hanze ugomba gifite ibara rimwe ariko icyagige twabonye kimeze nk'ikinka aya mwana mudamu nabonye afite ikofi hano hari abafana bafite ikofi Kejo warakibonye wapi kana bw'ukibereze nirebere ndacyagifite menye ndacyagifite nohereza ataragisiba ahubwo uragifite gacuza ni wa wundi wanyohereje uwakabiri ntabwo yakibura oya uwo wanyohereje nta gikasari yambaye yari igikareso aragiye ahita akuramo igikareso aratangira tubona uruntu rw'inka wanyohereje ase Gatema ari sinisakaye mwana nko mu kwezi kwa kangahe nko mu kwa kane no kurangiye nibwo wanyohereje video kiriya kintu cya Gigi cyasohotse mu kwa kangahe mwabana ase nta kintu uzi twicaye nawe ukanagiposti ukavuga ati mbega urundi mu kwa gatanu gutyo natose nawe kuri Instagram ahantu hose niyo yabaye natose n'urukareso oya rundi wamwerese ngo ni wari umuhanzi
wirabura ufite ikintu cyumye kitavaho none kimwe. se ige nacyo niko cyari kimeze. wakabi havela uko turi kuri gigi havela tadapa abandi bantu wakabi ndakuzi nawe gete Ngani yako. Uyu mudamu ashobora kuba afite TikTok ngo yera amutinyo no mudamu nta nubwo twaje kwirirwa twohereza amafaranga ngo abantu ngo batuvuge, ahubwo fata umwanya usenge umva Gigi rero yarambwiye ngo azandoga. Gigi wayamaye mwana yanyandikiye ngo azandogera ku ibere, ndamubwira ati niba bazabaje ari wowe kubyona Imana uzandoge azandogera ku ibere we ibaze. ako mwana ngo nawe amafoto yawe azakuvuma rero umva niba yafite n'ayadarape nawe ubwo yababona ngo niyo perike utayambaye kimu gatema wo gatema nyoko mu kabike. namubwiye nibe nanjye we abiwe bazamutemamo abo yane aho baciye niho bazasubira bajya gutemayo. Gogo isindi Katurebe iyo nkuru iri he hari inkuru wakabasoma hejuru kuri iyo foto ukuri intuza kuri reba hari udutima twinshi munsi yaho. uranigi kinyira sumusubiza uranigi sumusubiza gatema ngo agiye kumusubiza ahita amubloka. nangeraga bahise bamyutinga minuza zacu uramujama yagiye kuri iPhone ahita bivuga nyaza kwihohora amugani menya ari ubikurikirana ubwo asanga boherezanya amafoto n'amavideo nyine. azo umwana ariko nanjye mama yo mu diaspora ndaza nohereza amavideo n'amafoto aja nanjye najya nyikura yose bimere nakuzaza ubimba wakabi wowe wowe nabakwizera bati bita hanze ariko aba diaspora bamanutse kuri iyi live nababonye ni benshi we reka twe turarenze manje turakaza ubwo ni ruru ari kuvuga uruhe rugore ruriya nyine ngo kubera rwatutse gatema dutukana kubi ababonye bose bakurikirwa n'ibihumbi 10 atukana nk'umuntu ushonje mu bwonko. ako mwana hosta nawe nagutinye nawe urabaga festation namubaze gute se nawe namubaga ahubwo keretse bahuriye tuboro mwana ngafite ariko waramwibagiwe oya uziko mboya afite umushino umwe kandi umushino umwe buryo urakumva yakuriye akashino kamwe nako Urakenya nanjye kuri kamera Urakenya kabisa none burakeye Kigali burakeye ariko se burani ndo wamushutse ngaje muri game koko mutambeye yumvaga ko nyuma yo gutoha hari umuntu uri mu mukandeho wenda agomba kubereka mukohereza amwita wakabi urawamfura ndakubona ameze neza mwana nawe barakubonye wowe na patikope mwana ya marikeri mwamaye kiraka niyo cyaba ari cyo kuyanywa mwana igaragaza ariko kuvanga ishyari n'ubukene adapfa vuba ni ukuri pe kuvanga ishyari n'ubukene kabisa yatugongana mwana azimanika turi kwa Gigi apfuye abatomboye yatugongana mwana ariko se reka mbabaze abantu muri kugera kuri live ko bimeze bite arimo aravumvura ibiki abatarabroka yesimuze Katurebe ayi live yanyira natwika mwana hosta no kwenge atinya mada urabaga ngo gusenga ego kubwo se ko yaba ari gusenga bari gusenga se koko igete ngo reka twumvisheho gato twumva ibyo barimo twumvishe sheri gusenga kandi satani batwumvishe twumva yabagiye kwihana Mugisha yamubuze inyine ni kamera yaje abantu bose barangara arababloka mwana nabatinye atinya krekeba Ige
wasanga ari gucuranga indirimbo ngo satani we ariya yitwa gute ya ndirimbo so nk'aba bakobwa koko iyo mipuri twebwe nta kuntu umuntu yarukura akavuga ati hohereza iryo dolari twiheke nawe idarapo rero ko batayakoherereza akidarapo mwana ubundi ko nkarindirije iki niko ninde muntu wabaje nawe idarapo mwana agakurayo mwana Kejo nibiti Jojo we turi hano turi ku bibazo ngo byanyu na Gigi nawe uragiye Gigi yifashe ajya gukina game agira ngo bamukandeho kandi ubundi game zikinwa n'abakiri yego none se ubuyumvaga ko umupuri we ko kuri bumuzanira amakoini aho utangiye vuga umupuri vuga ryazi no kwavugaga umupuri twebwe tubizi navuga ryazi wazamutse kutugiye bari gusenga kivuga turagufana kivuge mwana mwana ihangane kivuga ibaze nesa isa yambara ubusa kugira ngo bamukandeho nanjye reka nkuremo nubwo ndi umuteja reka nkuremo ubusa ni karisa yikuramo cyose aradarabye abakobwa bo mu Rwanda atuye heza abasa bagiye gutira inzu zo gukoreramo live ariko murasetsa Imana yo kutugenderera abakobwa mu Rwanda mana yanjye mana sinzi ikintu naba yavuga pe abadiaspora barabahangayikishije bivuge mutuzamurera umwana diaspora bahangayikisha mwana abakobwa mwanze gukora ngo mu atubwira ati kure rya bigogwe diaspora bari hano mutarimo no kumana gift aribwo bwa mbere nje live mu bundi bamwe n'uwe mu diaspora uri hano so kuko nabonze baba basaba ate bakora bano bafite ngo 25 27 9 ngo baba bafite nyine ngo baraba diaspora bakora iki nyine bo nibo batanga gift nyine yabandi nibazima diaspora nibazima cyane ndakwiyagada abari bazima reka mbabwira akantu usibye n'abakobwa n'abahungu mbyaro umuhungu nzi rero n'uwitwa gift soja nawe diaspora mami kubera nyine ngo amafaranga ngo baba diaspora mwana uziko muzarya nayo kwantuza oya ba diaspora nibazima ahubwo aba no kuri TikTok bamwe na bamwe ngiye mbona bakunda kwirira utw'ubuntu isimbe bakasi tarashadara basikira ise yimanikamo kigali kanyesige nago urambuka ariko nagege ni diaspora kandi barawarya buriya zose wabakanya Burundi muri Kenya aho stare bana bayicaye umwana agakoma yakanyweye arashyushye ngo kiratukura ariko ngo ni umukara iwacu ni Kongo reba Mike ndagake ngo kiratukura igituba cya Gigi ntabwo gitukura maidia igituba cya Gigi ni umukara ubwo baragikubise kigatukura nyine dore top gift yaje sha Jojo wakabinuwe kujya umenya abantu biye kandi ari wabatsinze kuri iyo live bano bavuyeho bagi rero turashaka kumenya ibintu ni bibiri Gigi niba ufite akaboko ngwino usibe pano cyavuga atabahura bajyanye tumenye urarambo maribori cyabaye n'umukara amaraba nafite ikofi kare mamba sakuriye ariko ndabwira ndishimye kitwereke tugoye gift sha John yo ndakwandikira ni boxing we nimero yanjye basi tuvuga ibintu birimo nyine nuza ndiwumva wakabinisabye akazi ndashaka hari ahantu ntabwo nahavuga ntabwo bamamaje ndashaka ko niterekayo aritemo reka nguhe inkuru dore we nta nibwo ubuze ibintu biba biri kubera ku mihanda aritemo naherukagaho cyera umuntu witwa Gigi yifasha ajya gukina game urumva arangiza buwanya ndebera kamanze nkore mbanze ndebe ko yakoze live ari Gigi none se ni byahatari namubuze mane banzure kubuwanya masari iribi nyine reka ngusobanurire TikTok mwayishyize ku yindi ntera kuva naherukaho
reka nyine ngumubwire ikintu kibabaje kambanze gishyireho neza ubone urabyibuka ko Gigi yatose yatose gute yatose kwa Pastor Akimo ntabwo mbizi kandi wumva ngo yari amaze iminsi atari live ntabwo yabimenye oya none se yakoze ziko gigenda muzi nyine bisanzwe ahubwo si uyu ntiyakundaga kumupostinga Gatema yagarutse ngo muzamura si wa wundi uteye neza se uriya mugore ni umukire oya nibongera mukwereka ntago ari yabama mu nzu ya danje nini genda hazi n'ahantu wowe wasanga atari we bamukwerekeye ari kubitiranya ndamuzi uteye neza bafite n'abana afite inzu nziza aba mu nzu nziza nini afite igipangu kinini kirimo n'amanex reka nkubwire ibyo nyine nabyigumanire njyewe wenda ibyo apfa na Congress yamusebya ngo aba mu nkambi Congress uri inshuti yanjye nkubwire twebwe ntabwo njyewe ntabwo tuziranye ariko aba ahantu heza kandi mu nzu ni umuma mufite n'abana mani mutagira ngo ni umuntu byabisanzwe byateye bavuze ko afite abana reka nkubwire ntabwo umuntu yavuga ibintu bidahuye n'ibyo umuteburi iki reka mbabwire njye wenda ibyo kuvuga ibyo buri wese agira ubuzima bwiwe urumva nagumana ibyiwe n'undi wese agumana ibyiwe njyewe Gatema yaba yari umukire yaba atari umukire ntacyo amariye simburara ngo ngaburire ibyo rero kumbwira ngo ni umukire nta n'igiceri cyiwe nzi ntibimureba ntarabona nagiye kuri live ye ntarabona mbyagiwe niwe wanyihamagariye icyo namubwira amvane mu kabike nagenda akomeza arangira abagore amavuta yo kwitukuza niba byaramuhiriye ubwo n'abandi bizamuhira njyewe sindi mukorogo ngaranyamamaza sinyeneye kwamamara ikindi Gigi nkubwire njye nakumenye waje kwitubarika hariya uri kwivuga n'ahandi nagiye kugushakisha nakumenye ari wowe wizanye imihanda hama hamwe tukote niba udashoboye abo wambuye njyewe sinaje ngo nkuvugire bunyambure ariko ufite abo wambuye ukuntu yigeze kwiha Fisto akamutuka nta soni afite maze abagore bahangaha barasetsa akajya aho ngaho akavuga ubusa mu kandi kanya ngo guys ngo ntabwo ariko neye ngo ngiye ngo naje ahangaha ngo mu bindi ariko mwabagore niba muri amashyano mwakereye ko muri amashyano akanya gato niho uhera uba mu bigigi niho uhera uba inzoka mbi wowe urajya gutukana warangiza ngo ugiye ngo munaje hano ngo kwicururiza ngo imihanda ngo ni amatiku ese ruru wazamutse nawe ubwawe uri itiku njyewe Gatema ewan niyemeze kuzababera muzunga utekereje Gatema umva aho ngaho ntuhave utekereje guhangana na Gatema ayo niyo nzira mushakamo ngomba kukubera isereri wajya ugenda ukumva isereri ahantu hose mukajya mwahura mukaririmba ngo ndamwumva mu birenge ndamwumva mu mugongo ndamwumva mu birenge wamaye hatini ndetse no mu biganza uwo niwe Gatema nzabaze umva kubazengereza mbabera akabara gasa nduma mbazenguruka umubiri wose naho iby'imitungo yawe yigumane kuko nta yawe nzi nanjye nta yawe nzi iby'imitungo ni ibyawe ugira abo wiratisha twe nituba mu bihuru urumva kandi buri wese agira ubuzima bwe rero Gigi njyewe nakumenye waje uri gupfa n'umupasiteri amafaranga waramugurishije akanga kukugurira hasi n'ijye nari nkuzi umvane mu kabi kawe wa mugore we kirabura kubi icyo twabonye kirirabura asubu niko numva ngo urangira abagore amavuta ngakuraho ngo ngiyo bitukuje ngo hari umukara wajya gusigana hariya ko nabonye ari umukara ngiye ko wamamaga unyereka ngira amatako yanjye ngira amaribori narakubwiye ati nyereka no muri ako kabi kawe kuko niko nabonye kuri video ndebe niba bidasa muri ubwo buryo bwanyu mumena amavuta yo kuhatukuza naho njyewe ntago mbizi naritukuje njyewe John kira kintu kuzabonye gisa niyo wagishyiramo mayoneze n'ubundi cyane mayoneze ndimukayipobera
aya ntabwo hajya hatukura nonge nta kindi kintu mpanaga igizi gataha hehe icyo agomba kundeka sinjye wamuzanye ngo we aze gusubira kuri iyi mihanda nanjye nzi ko abantu benshi usanga ngo ntabwo hajya hatukura ubwo rero nagenda harwana aracyafite akazi kenshi ibyo kuvuga ngo ni ngo no kwisiga amavuta akagufata ariko hari ahatagufashe nawe urabizi ko wazaha agafirito hari ahatagufashe urumva hari ahatagufashe Gigi ikindi rwose mwababyeyi mwe muri aha ngaha nimugatumere gatububahuka gute umubyeyi aza agatukana n'umwana utazi igisekuntu kimera wagiye mu babyeyi mukajyana inama mukubaka ingo zanyu mugashaka uko murera yabaye mu karahati yawe bakajya mu rubohero bakaganira iby'abakuru bajya bakaganira iby'abakuru ko natwe iby'imyaka yacu mwubana nshaka yiki ko yaje akivuga nanjye nama amahoro pe wa mugore we mama mahoro gatema nzakuzengereza urabizi si wowe wa mbere si nawe wa nyuma ngiye ndabashoboye ntabwo binsaba ngo muruze ikipe ngiye ndabishobore abantu baha ndabashoboye sha ndabashoboye ubwo uravuze ngo ufite inararibonye yewe niyemeje kubabera isereri mu mitwe yabo niyemeje kubabera isereri nkababera umva icyago gikomeye cyane yewe ntabwo ndi guserebura ngo yatsinzwe kubera nanjye ejo n'ejo bundi natsindwe urumva nkuko azagiza kumva amategeko yanjye kuri pano yanjye reka mbanze mbikubwiye mbere yo kukumyutinga umuntu n'inzoka nyine ataba inzoka ntasoni ni pano yanjye te control kuri pano yanjye uworoza kumva amategeko kuri pano yanjye wokamirwa n'inzoka mu maguru yawe wese baga nta kijya bigize nk'aho ari ababosi twaje kubahashora kuri pano ya umva nyine kariyani ibingibi mureba yaramfasha arandega njya kwita baribu mani ndagenda ahubwo ntangira gute ntamukira hanze ibyaha bye byose rero muri babyamabaje ariko ntabwo agomba kuza kwisebya muri imihanda ngarakina game nta nubwo agomba kuza kwisebya muri imihanda uyu mugore muraba ngo nigiturangana ari gukora uburaya ashaje urumva mu bana batatu ku itariki 14 zuzuza imyaka 37 mayidiya umugore papa acuruza iki harya igitubasha wacyumvise akako ryese ikibazo gifite umushino umwe ariko ubwo zifashe ariko Visto reka nkubwire inkuru ibyabere hano we nta nibyo wamenye Gigi yifashe ajya gukina game box game arahana naciye mbona aha aragenda yitonze ajya gukina box game n'abadiaspora uri kumva arangije ndebera ukuntu Gigi byarangiye bigenze kakana se ko kagize 50 kana ataka diaspora ko ngako kwitwa ni warinde rapana niko byananiye ngo iyi foto igaragare ko byananiye noneho birangiye azamutse dore bungu yagize 13 kuri nuza ya kane kugira nini byananiye bigenze ne kugira ngo bigaragare warabikoze umva ko mbere gukora kuriya ntago turaba tugisomye comment kandi comment buryo nizo ziba zifite umuriro. Oh my godness reba ibintu yandikiye Gatema urabona comment yiwe atuka Gatema kuyibona yamuhaye nyina nicyo kintu nanjye cyambabaje kutuka Gatema no rero yabaye uwanyuma muri box game yihaye ndamwizeye aramumbwirira mureke Gatema nta mikino agira yabaye uwanyuma muri box game urumva noneho njye ndavuga umuntu nimbazi ko atoha agatora kuno kwa bapasteri ni gutaza kujya gukina box game aratekereza ko muri box game bajya gutambikiza bakabakanda ngo ni singo mada agomba gutoha niko yavugaga mukanya kuri pano ye
mwese ntabwo wabyumvishe ngo nanjye ngo ndi single mother ngo ndi umuntu ntabwo wabyumvishe se abivuga ngombaga gutoha ngo ngomba gutoha ngo ndi single mother murasetsa kandi ngo ibintu byari byatangiye basenga birangira nyuma ari gutoha bari kuvuga ndagaruka birangira bitose batangiye basenga birangira bitose uyu muntu ni wa mugigi usanzwe tuzi ni wa mugigi uzi nyine tugigira nge nawe wandi wandeze muri ribu nahiza nkajya kwica ndamwese yagize gutya barambwiye ngo ribu iramamagaye ndakubwira mvuye ubonye igitutse yatutse nuza yatutse gatema cyane ubundi yagenda akamutuka ibye adashyizemo nyine reka mbabwire ukuntu byagenze twari kumwe ngewe n'agatema kuri pano turitonda turavuga ati reka game irangire ubundi tuze kumujoga uri kumva game irangiye nyita mwandikira ubwo nahise mwandikira muri comment ndamugana ariko buriya ninde wagushutse yuko muri iyi mihanda ukunzwe kubera kujya gutoha kwa pasiteri bahita bamyutinga noneho gatema nawe baramubwiye ngo ariko man ngo iki kiraya ninde wagishutse ngo ko indazi kina game umva yayisamu tukakira gitutsi koko umva aramutemye yego urana gatema ari bumworohere wenda muzi biragiye gatema ikintu agiye gukora agiye wasanga ari kumushakira ahantu hose ari agiye muri shifunga umuntu witwa Mike mumera ka message uri kwandika ubuntu ngo arashyira amagambo noza borurundimo kubumva maze kiregigi urugamba andika muri comment kugira ngo dereta ubamyutingira naho ubundi ugenda uvumvure kubera ko havuze uwavuze naho ubundi se uragenda uvumvure uramushyira amagambo se ninde umutinya ninde se umutahira mu izuru ngo amwipfune andika muri comment maze nawe na magambo hari amagambo ajyanwa n'undi se nawe na magambo mu mureke ariko uguzi gukira ugaseba agwe hirya oya guseba birasanzwe ahubwo noneho ruriya runtu ahise arenzaho uyu Mike arimo aradusaza mwihoreye nawe ntago azi ibyo arimo aravuga arimo aradusaza aramushyira amagambo se nashaka mushyire na mashini amutize na mashini ahubwo nagende uriya mupuri wowe umufurira ushyiremo igikubisho yewe mbega ariko se ureka mbabwire mwese murabizi ko tumaze iminsi kuri iyi mihanda kuki twebwe tudakina amagame none se ntabwo bisobanukirwa nyine none se game umva ukuntu zimeze game ni ugusipendinga uraza ugasipendinga erega game iyo ugiye kuyikina wikina nawe hari ukuntu wabanje kugira gute gusapotinga abantu none yasapotinze nde nyene ku buryo wenda nawe kujya kumusapota nazo game zikinwa ntago yabanje ngabyigeho nk'ubu ngiye maze iminsi niga ku bantu bakina amagame gena nkabicaramo ubundi urabanza ukagenda abamagareri yabo ukayasukura uherera ruhande isimbi iri mu murangira umuntu utuma ngo ibintu bituma toha genda ujya kwa shangazi zamuka hano tukubwire ukuntu bigenda uhamagara pasiteri mugasenga byarangiza isengesho ryarangira ukatangira kumubwira ukuntu usibutswe uri single mother niko ngo Gigi yabigenje ni ukuvuga ngo Gigi bari kumusengera ngo bamukoremo abadayimoni bo kurongorana kubera ko araswerana cyane arongorana bamara bose yaramamaze arangije ubwo pasiteri ari kumusengera aramubwira ariko pasiteri ngo nanjye ndafashwe ngo ndashyutswe ati nibyo atinyereka ati ndabe none ngo akajya ngo ngereka ndebe ngo nkuremo aba bazimu ngo natase ngo pasiteri nguzi ibintu nkoreye undi ati se ngukoreye ibiki ati natose Basi sigano turamasengesho. Ugiye muri dushe ngo washyize ngo telefone nkakureba ngo none ngahanyije ngaramubwira ubuya pasiteri ariko Gigaransi arashimishije iri joro mbishije nkore pasiteri atese ngukoreye ibyo ati natose biso wakanditse muri comment kugira moderate ndi kwandika ariko ngira muze nuwo mu pastor utuma umuntu atoha pe
yitwa Pastor Akim akura amadayimoni nagera yake Pastor Akim akuvana n'amadayimoni yo kuba mu Kagatare ubundi akagutosa neza neza ubundi ugatoha koko kakava mumuze no mu Pastor ariko se mana reka nkubwire se wakanditse muri comment Fisto ndikwandika ariko ngiye comment imwe ndi gusubiza no muri comment ariko se no kabeshe ntago nta comment zawe zikiri kugaragara yego se ya nta comment zawe ziri kugaragara kabisa andika hayo yonyine irahagize nako nguwo ariko Fisto nguwo amubo asubije isimbi isimbi we ngwino njya kwereka ukuntu bitotarata cyangwa ubundi isimbi wajya ugasanga Fisto akakwereka ukuntu bito niba dafite Fisto mugane yabitose oya ndazi wawe ngaraje ngo umutose kabisa ariko rwose umuhungu wanjye ndamwizera yagutosa isi kakahava rurumva baratazatuma abagore banyandikirama gese ko photographe anakwandikira umutose location ngo mbaka location azudere n'imvura yaguye rwose n'imvura ngo yaguye mu Rwanda mumeze nabi byibura ureba nakabeho ukujya kubita kivanga n'imvura ariko isimbi ndabona arimo ndajya bari sawa ugakubita igiki uhise wimutinga ngiye kureba kayakana mbere kayisimbi warujya ugasitokinga ureba ko byavamo wagakubitira wazadutayemo ngo story za Cyusa se yaririmbye izihe niko bava Cyusa yaririmbye izihe niko ruru we ubugigi